amagambo ya namatiku umunsi uzajya umva ushaka kuvugana nanjye uzagenda ijya witoza amagambo ushaka kumbwira ngo Misi Mikira ajya kwa Makuza mwana gwacu ntiyarazi ikifiriti icyari cyo ntiyarazi inyama icyari cyo none icyari kunyitura sha nande arenze dusohokeye pe aho gusa ariko ngiye kubaza mama Rose ku makuru ahagije nyine kuri Rose hase man murumuna we Jolly kare watwibwiriye ukuri neza ngo wiri ujya kumurebera iki ahubwo man uri kudutinza ahubwo reka twigende mfite umuntu twigende sawa turagaruka mu kanya okay muhaye muro sawa musaza Kama dusayeze cyane nyine nose ntabwo mwashaka bakitse ya nakiba kabase nyine ngira ngo nyine nzire menye n'amakuru nyine yashe wanjye ko byagenze nyine tu ikibazo namubona oya naho hari yagiye muri twabonye afite ni wambwiye se kutambwiye ko yagiye oya yagiye muri Kenya ntabwo yigeze bimbwira ntabwo yabikubwiye se se Jolly kucyashitse baza n'ubinjiza mu nzu kumbaye kare ya nyine twishimiye nyine kugera mu rugo iwanyu nyine twari tuje nyine tumenye amakuru uko bimeze nuko batabinjije mu nzu nawe ariko nta kibazo ushaka kugira ngo nyine menye amakuru ya Rose muri bane se ko ntabamenye njye nitwa Malone nkaba nari umusheri nyine w'umukobwa wa Rose uyu nguyu nawe ni umuvandimwe wanjye yitwa Paul rero yagiye numvise bambwira ngo yaragiye agiye kwa nyirasenge izagaruka ryari ntabwo mbizi ko nyirasenge arwaye muzina bambwiye ko agiye kwiga uyu yagiye kwa nyirasenge ubwo nyine amakuru bayaguha nabi ariko ngiye ngiye wamwohereje rero yanjye nyine nibajije impamvu nyine yabuze akaba ataragiye atamvugishije n'ubu ngubu tukaba tutakuvugana nyine bya ihangane yenda naza vuba uzongera muganire ese zaza ryari wase ntabwo mbizi nanjye kuko yagiye kwa nyirasenge arwaye ameze nabi ntakundi nyine ubwo ni ukwihangana kugeza agarutse ari wihangane reka njye gutunganya utuntu mu nzu rero ariko ubutaha muzinjira mu nzu Jolly ngwino herekeza abashitsi bagore nzireba wow
ushatse mu gikari ko nawe bibere muri telefone aho ngaho. None se ubundi gahunda zawe zimeze gute ubundi ko siye muri ufite agasuzuguro? Agasuzuguro. Rero nk'ejo bundi ashitse narababonye bari hari bagareka ku muryango. Kuki utitiza abashitsi mu nzu no kubera iki? Nose nabashitsi base. Umushitsi wari we wese uzayinjira hano ujye umuhakari w'umunsi. Ari abazura, abazamu, ari abaci bose umuntu ajya bahakari gutumu. Ndakubwiye umushitsi wari we wese ujye umuhakari w'umuntu. Nimba ariko byumva nta kibazo ariko ntabwo ndi umuzamu. Muzashaka umuzamu uzajya bahakari w'abashitsi bana. Sinzongeye kubona hari n'undi muntu ufungure hanze aho ngaho. Shabuzi ko mwanze mani se babiri bagenda batavuga bo ubwo ni bane akubundi nkaho tukaye umuntu w'umugabo agira ubwoba nk'ari nuko atari wowe shabyihorera mani reka mubwize ukuri Paul yandangije kabisa ntabwo wabyumva ubonye ukuntu yangaga muri munasheri wanjye umva mani yanjye byarantangaje pe yigeze no kumwita igihe ako mani ubwo ninjye mutaramiyo gusa umva uzi yuko yageze aho akamusabana nimero kugira ngo bazajye bayivuganiraho oya arega n'ubundi ndabizi yuko ntabwo umuhungu iyo yanga umukobwa umva birangira mukunze pe se nanjye zabona umukobwa umutima wanjye ushaka ko uzamubona mani tuzi uzamubona ese mubyo kuba uri kumpamagara ngo urashaka ko tuganira Jori nashaka kugira umbwiza ukuri n'ikihe kibazo ufite muri no minsi ko mbona utameze neza njye nta kibazo mfite pe nikuri wambwije ukuri ese mubyo ni ukuri kw'Imana nta kibazo mfite basi se ntabwo naragufashe nabi oya ntabwo wafashe nabi ahubwo ikibazo cyari gihari nuko nabifite irungu kuva Roza yagenda ntabwo njya mbona umuntu tuganira ari mama ari wowe mwese mba mwagiye mukasigara n'igenda Jori nakazi ntabwo nanjye mba nifuza kuba nagusiga hano wenyine ariko nta kibazo gusa niba umeze neza kuri njye icyo nifuza nuko nifuza kukubona umeze neza sibyo nta kibazo pe nuko nyine mwavuga ngo mumba nasuzuguye nuko mba natekereje ko Roza mwamujyanye muri Kenya njya murasiga usubu mwumva njye nani kubaho niba gusa mukunda njye ntabwo njya mumutawari oya nawe turagukunda naringize ati hari ikibazo cyabaye n'impamvu nabonaga utameze neza ariko niba ari ntacyo nk'uko ubimbwiye reka noneho nkomeze njye mu kazi sibyo nta kibazo mbyo akazi keza sawa sawa yigira indyarya ubu wazi ko noneho ntazi ibanga ryabo bahora baduhisha ngo bishe ababyeyi bacu nanjye nzababamo mbazi nzababamo adi ese mwana aracyafite gahunda yo gukundana na murumuna wa shiri wanjye asubwo urumva icyo ari ikibazo no nase urakomeje nakomeza seregura mukobwa ndamukunda mama Chepane we ntago nakwizera pe ese biri seriye wowe mufite gahunda sando mukobwa manje nsigaye mukunda biri seriye asubwo ni wowe cyane ngiye rwose narayindutse kabisa gusa nyine uramenye utazakinira ku mutima wa murumuna wa shiri wanjye azugurana hari imikino mfite mani nta mikino njye ntabwo namukinira uriya mukobwa ndamukunda sana we ntugire ikibazo ndakuzi kabisa njyewe ntabwo nabyizera aho nzi igice narahindutse mani ndi mu rukundo muri iyi minsi kabisa shaho uzabyiteho we ntugire ikibazo uriya musisita ndamukunda mani ntabwo reka mbe ngiriye hari turi kumwe muri iyi minsi umurengo ufite urakaze ntabwo ari umurenge mani njye uriya gukora siporo birenze no kurenga ako mani kariya gakobwa kabonye ese sha wowe mbere ko wavugaga yuko ari akagini uje kubona yuko
ari keza gutya shabyibure nanjye ndikumva biri kwizana Aya, biri kwizana ahubwo reka nawe azagutera uyu nawe inyuma shako ntukanca intege mani nawe inyuma abanyatari keza arata ikibazo mfite ni kimwe nuko waragasebeje uragasiribanga none se mani kari kadututse ariko nsigaye ndi kukababarira none se iyo umuntu ari mu nzira mbi wowe ugerageza kugendera mu nzira nziza kugira ngo umwereke yuko ibyo bitagufasheho niyo mpamvu ndi kumwiyumvamo muri iyi minsi aho gerageza ako se amaboni ko yatinze gutaha byagenze bite ubwo wabona adaheruka no kujya ku kazi amaze iminsi afite siteresi buriya kamubananye kenshi byaba ari ukubera wa mukobwa se ako n'icyo uba utumva mana hari izindi siteresi agira atari izura mukobwa n'igihe yagendeye ntabwo biramuvamo mana niyo mpamvu nkubwira ukuri ukangira umusazi niyo mpamvu njyewe ntazajya mu by'urukundo kandi waroze uvuga ngo urashaka ngo umukobwa ngo muzima ujyanye n'ibyiyumviro bya imana none se ngero ko nawe iri kuzikura kuri mwewe nkaba mbona nta na rumwe nafataho njyewe ndaje ngo urugero rwiza rero ngaho gerageza maze kubyimba ikibazo ni uko mbona uzaturika utaranagera ku ngingo uryamye nanjye kuguhereza telefone kandi ari imbere yanjye icyo kibiriti se ikibiriti nanjye kujya gucana imbabura gucana imbabura ngo ugende ukore ibyo ugiye gukora se nk'uyu mwana ko nta mbabura tugira hano iki kibiriti cyari iki muraho mabuja muraho neza iminsi myinshi ni karibu muri sitari ndishimye ndabona mugara uje vuba aha nari nje nzanye n'umusore wanjye akazi rero nakurangiye akazi nyine ko gushimuta ndayizi rwose mabuja ubwo icyo nshaka njyewe ni ukubakubita ukabatoteza mbega ukabakomeretsa ku buryo bavugaho imitungo ya data bayishize rwose ndabikora mabuja ubwo nyine amafaranga yawe nyine ni ugushyira kuri umura mabuja akazi kose turagakora wabonye ko nazanye n'umusore wanjye hari ikindi nta kindi urumva uri bubishobore nk'uko akazi ashaka ko ijana ku ijana rwose ubu se umusore wawe akazi arakazi neza cyane nimba akazi ubwo nyine akazi muri muzakora murakazi ahubwo twatinze umugende nyine kugira ngo ibindi byose bitivanga nta bibi sawa ubwo uzatubwira ahubwo ndaza kuguhamagara kuri telefone bite nkubwira kubera ngo tugomba gusohoka sawa ntaribi nanjye ndatambwira abasore banjye bahita bakora akazi kose ntaribi sawa nawe kuri fone sawa sha mbibonye ubona abasore bari bunkorere akazi neza mana akazi bari bunkorere gusa icyo nshaka gusa ni ukubatoteza gusa
Ute sha? Sambas. Wicaye ute? Sana nicaye nabi. Konko iki? Ana nicaye nabi. Iwanjye. Iki cyakuzanye hano? Reka nkubwire. Reba uko ruriya rugi rufunguye hariya. Haguruka buhoro buhoro. Nkubone unyuramo urenga. Ibyo nkubwiye wabyumvisha ariko. Ndavuze ngo haguruka. Gira vuba se. Cyangwa umbwire ngo uhamagarize polisi. Kuvajemo polisi kandi njye. ariko mu byo wajya ureka kwirukana abashitsi. Ingegera nkazirangiye nkazibona mu rugo rwanjye. None se umushitsi. Ziba mu nzu. Gira vuba vuba. Haguruka. ariko mu byo buriya wirukanyishije wanjye babaga nta soni ufite. Ngereka nkubwire Jolly, ubusore bumeze kuriya budashobora kwambara ipantaro ngo ifate bw'imisatsi imeze kuriya nge ntako ngeneye muri uru rugo rwanjye. Ingegera se uriya ni ingegera. Ubundi urugo ho guturatira ngo mu rugo rwawe ubibona mwiki. Umva Jolly, uru rugo rwanjye ntabwo uriya muntu umeze kuriya yagarukamo, ariko ubona nkwanga kugira nkurinde. Uriya ni undinda iki se? Reka nkubwire, wowe ntabwo nzi ariko nge ndakuzi. Icyo nakubwire cyo rero, bari abasore abantu b'ingegera, abantu b'imbwa nka kuri. Ugomba kubashirwa nase nimba unyubaha nanjye ukanandinda gucyo wafashishije wanjye kuri. Nge nakwahiriye mbwa nyubaha gute? Ibi byose sinabiguhaye, hari ikintu wabuze muri uru rugo. Ni iki cyatuma ujya kuzana abantu b'ingegera nka bari? Babuze abasore bazima bashobora guhagarara bakavuga ijambo bize bari ahangaha, abantu b'imisatsi bari ahangaha gusa. Uzabanshakire rero uriya nishiri wanjye ntuzongere utirwa umwirukana. Ariko Jolly ubona nkwanga ngize ukuri. None se urankunda? Yaba unkunda ariko reka nanjye ngakunda icyo nkunda. Urumva ariyo mahitamo yawe yo gufata umuntu nkuriye cyane rwose. Nge rero ndacyafite ubushobozi bwo kukurinda, sibyo? We ntabwo uza ejo hawe hazaza. Nimba ushaka kundinda rero uzashake ba bodyguard ubanshireho hanyuma nyine ubwo ubandiye.